muri 59 ishyaka rya Prosoma ryarashinzwe rihita rishinga n'ikinyamakuru cyaryo Ijwi rya Rubanda Rugufi. Ijwi rya Rubanda Rugufi ritangira ku itariki 27 z'ukwa 9 1959 rishyira mu nyandiko zazo amategeko 10 ya gitera y'urwango ku Batutsi, avuga ko Batutsi n'Abahutu badashobora kubana ko nta naho banahuriye. Ijwi rya Rubanda Rugufi. Ikinyamakuru cya Parimehutu jya mbere niko cyitwaga, ariko jya mbere ni impine, ubundi cyavuga ni jya mbere Gahutu. Nacyo cyatangiye icyo gihe, cyo rwose gitangira nacyo cyigisha gutsemba Abatutsi. Iryo jambo gutsemba ryatangirijwe na jya mbere nimero ya 3 yo ku itariki 27 z'ukwa 11 1959. Muri aya magambo ngo niba Abatutsi bakomeje guturana n'Abahutu bazatsembwa. Ubwo rero zakangura zeje ubundi murumva ko zifite iyo zibikomora, ntabwo arizo zabitangiye. Mbere ya Jenoside rero itangazamakuru umuntu arirebye dusangamo ibice 4. Icya mbere ni itangazamakuru rya leta, birumvikana rigendera umurongo wa leta, ariko ikibi itangazamakuru rya leta ryariho Imvaho, Radio Rwanda na Raroreve bagiye mu mukangurambaga bwa Jenoside. Icya kabiri ni itangazamakuru ryitwaga ko ryigenga, ariko ritigenga mu by'ukuri kuko ryari rifatanyije na leta, ndetse leta niyo yagize uruhare mu kurishinga. Aho niho hari Kangura, niho hari Eritrem n'ibindi. Eko de Mirikoline, Nyiramacibiri n'ibinyamakuru byinshi leta yagiye ishinga ariko ikabyitirira ko byigenga. Icya gatatu ni itangazamakuru ryarwanyaga ubutegetsi no guharanira impinduka. Barimo Kibera nka Diane yatubwiye ya papa w'Ishabakaka. Hanyuma hari rero n'itangazamakuru ryitwaga ko ritigisha urwango, ko ryigisha amahoro, demokarasi, ariko nyamara ryagera ku nkotanyi, ryagera ku Mututsi urwango rukaza. Ndaza kubaha ingero mutakekaga, mfatire kinyamateka, ndaza kwivugaho kinyamateka. Ntabwo kinyamateka abantu bajya batekereza ko yakanguriye Jenoside, nyamara yarabikoze. Isibo ya Sigisbert Musangamfura, Isibo yagiye yandika inyandiko nziza rwose nyinshi, ariko ikananyuzamo ikandika izindi mbi z'urwango, irondabwoko, ingengabitekerezo ya Jenoside. Ndabaho urugero rumwe kuko Isibo simfite umwanya wo kuyijyamo. Isibo yo ku itariki 27 z'ukwa 10 1991 yanditse inyandiko ivuga ngo Abatutsi nitutabamara aho bukera baratumara. Ubu Sigisbert Musangamfura nta muntu nkeka ko uzi ko Musangamfura yanditse ibi bintu. Ubu aba mu Burayi bw'Amajyaruguru bamwe wenda bujya mumva bakwira dishakwe, ariko hari byinshi yanditse nabyo bizima. Nubajya agira atya mu manza z'abajenosideri akajya kubashinja. Ariko rero umuntu yakwibaza, umuntu agira idubure rangaje ati kuvuga ngo Abatutsi nitutabamara aho bukera baratumara, ni Jenoside yeruye. Kubirebana rero n'aba bantu bakurikiranwe mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwakoraga Arusha, ni mu rubanza bise urubanza rw'itangazamakuru, Affaire des Médias. Rwarazwemo abantu 4: Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza na Hassan Ingeze, ni 3. Aba barizwe mu rubanza rumwe, ariko hari abandi banyamakuru 2 nabo bakoreraga Eritrem, bo bemeye icyaha. Uvuze ko bo ntibigeze baburanishwa ko bemeye icyaha. Ni Joseph Serugendo wari umunyamakuru ushinzwe technique ya Eritrem, hanyuma na George Yvon Ruggiu, bombi we n'umutaliyani afite ubwene bw'igihugu bw'Ubutaliyani n'Ububirigi, bemeye icyaha. Serugendo wanasaba imbabazi. Ruggiu yasabye imbabazi kuko yumvaga nta mbabazi yasabye, yemeye icyaha kuko yumvaga ibihano byo bizagabanuka. Ariko Serugendo ubona ko harimo koko kwicuza. Menya yarazira uko yararwaye arembye, yari hafi gupfa. Menya abantu bagiye gupfa bagira ubwoba, ni ibintu bisanzwe. Yari hafi gupfa, n'urukiko rwabishingiyeho mu gihano cy'imyaka 6, ariko we rwose yarabivuze ubona ko yicujije. Barayagwiza rero na Nahimana bo bakurikiranywe nk'abari abayobozi ba Eritrem, bagize n'uruhare mu kwishinga,
Ngeze Hasani we yakurikiranwa mu ruhare rwe muri Kangura ariko n'uruhare rwe mu Nterahamwe. Bashinjwaga ibihe byaha rero. Reka mbisome uko byanditse mu Gifaransa mu kirego, ni agace kamwe nafashe kaza kubumvisha uruhare rw'itangazamakuru n'uburyo amagambo yica kandi amagambo agira icyaha. Ubushinjacyaha bwabaregaga ingingo: les co-accusés ont agi de concert pour commettre le génocide anti-Tutsi et l'incitation directe et publique à commettre ce génocide en utilisant les médias de la haine, la RTRM Kangura, dans le but d'assurer une large diffusion de ces appels à la violence ethnique. Des personnalités de l'entourage du président Habyarimana ont mis sur pied de véritables médias de la haine qui ont exercé une grande influence sur la population rwandaise. La création du journal Kangura et de la radio-télévision libre de Mille Collines participe de cette stratégie et s'inscrit dans cette logique. Biravuga iki? Kambi hindura uko bimeze rwose nibyo nagerageje. Abatumva igifaransa ntimuhangayike. Baravuga ngo abaregwa bakoze ibikorwa by'ubwumvikane mu ikorwa rya jenoside ku Batutsi no guhamagarira ku buryo bweruye kandi mu ruhame ikorwa rya jenoside bakoresheje ibinyamakuru byigisha urwango RTRM na Kangura. Mu rwego rwo gukwiza hose ubukangurambaga buhamagarira ubwicanyi bushingiye ku bwoko, abategetsi b'ibyegera bya Perezida Habyarimana bashinze ibinyamakuru nyabyo by'urwango kugira ngo bihindure imyumvire y'abaturage. Ishingwa ry'ikinyamakuru Kangura na radio televiziyo libre de Mille Collines byari muri iyo gahunda n'uwo murongo wa jenoside. Ngiyo inshamake y'ibyaha aba bantu bari bakurikiranyweho. Ariko ikirego kigakomeza noneho gisobanura n'ibihe nyirizina ibyaha byabereye. Bavuga ngo dès 1993 les Tutsis et les opposants politiques sont ciblés, clairement identifiés et menacés par ces médias. Plusieurs d'entre eux compteront parmi les premières victimes des massacres d'avril 1994. Biravuga ngo guhera mu mwaka w'1993 abatutsi n'abanyapolitike batavugaga rumwe n'ubutegetsi bari basiwe, bakavugwa mu mazina kandi bagaterwa ubwoba n'ibyo binyamakuru. Benshi muri bo babaye ku isonga ry'abishwe mu bwicanyi bwo muri 1994. Ngiye inshamake ukuvuga ko ahanini Nahimana na Barayagwiza bo bashinjwaga uruhare rw'ubuyobozi nayo babwiye, ariko bagashinjwa nanone no kuba barakoresheje amashyaka ya politike. CDR niyo Barayagwiza yarimo, Nahimana akaba muri MRND. Ibiganiro byayo bakajya babinyuza kuri RTRM kugira ngo bashobore kugera ku baturage no kubahindura imyumvire. RTRM rero reka tugaragaza uburyo yari inubatse kugira ngo muyisobanukirwe neza. Yari yubatse mu buryo bukomeye, ntabwo kari akantu gatoya. RTRM yatangiye igizwe n'icyitwa komite ntegurabikorwa, komite d'initiative. Iyi komite d'initiative yari igizwe n'abantu 8 n'ababwira mu kanya, ikanunganirwa na komisiyo 3 nazo zari igizwe n'abantu b'abategetsi b'abayobozi mu bigo no mu nzego za leta. Hari komisiyo bitaga réglementation et préparation, ukuvuga komisiyo y'amategeko n'iteganyabikorwa, komisiyo technique et programme, ni komisiyo ishinzwe tekinike na gahunda, hanyuma na komisiyo ya mobilisation ubukangurambaga. Komite ntegurabikorwa yari igamije gutekereza uko RTRM yashingwa nuko izakora n'ibizaba biyigize. Iyi yanayobowe na Kabuga igihe kinini. Niwe rero wari perezida wayo, Kabuga Feliciani. Abari bayigize n'ababa bakurikira Inyasi Temahagari niwe wari umunyamabanga wayo. Inyasi Temahagari yari umwe mu bayobozi bakuru muri societe y'ubwishingizi ya leta Sonarwa. Ikaba arimo Ferdinand Nahimana n'umwarimu wa kaminuza yawe ikigo cya Orenfor kitangazamakuru rya leta. Harimo Joseph Serugendo nababwiye. Joseph Serugendo yari umunyamakuru yabanje gukora kuri Orenfor hanyuma aza kuri RTRM. Nacyo ndagisobanura mu kanya ku mikoranire ya RTRM na leta. Hari abanyamakuru bavanywe muri Orenfor ariko batanabambuye kuba abakozi ba leta babashyira muri RTRM kugira ngo bayifashe. Ikaba mitwa Nkeza Frame. Nkeza Frame yari umwe mu bayobozi bakuru ba banke y'ubucuruzi y'u Rwanda, niwe wari ushinzwe za agence commerciale zose zo mu gihugu. Uvuga ko ibirebana n'amafaranga ya BCR ni Nkeza yabazwaga, yari rero no mu buyobozi bw'Interahamwe
noneho mumva ko no kumushyira mu buyobozi bwa RTRM kwari no kugira ngo bayishakire financement ivuye mu mabanki. Ikaba yarimo Charles Nzabagerageza, uyu ni yari prefet wa Ruhengeri, yanakubaye umukozi mukuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Hakabamo Jean Bosco Barayagwiza wari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, na Silas Mucumankiko. Silas Mucumankiko yari umuyobozi mukuru w'ikigo cya Taba Rwanda, uruganda rwakoraga itabi. Rwari uruganda rukomeye narwo mu gihugu, rwari uruganda rufite amafaranga menshi. Noneho ya komisiyo ya kabiri, komisiyo ishinzwe amategeko n'iteganyabikorwa, nayo yari igizwe n'abantu 8 bakurikira. Harimo Jean Bosco Barayagwiza ni wari perezida wayo, hakabamo Stanislas Harerimana, witwa Charles Bunani, André Hakizimana, Stanislas Simbizi, Bernard Maniraguha, Inyasi Rudahunga na Donat Hakizimana. Donat Hakizimana umwanya ntawo kugira ngo mbabwire bose, ariko ndajya mfata bake cyane bari bakomeye. Donat Hakizimana yabaye umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iperereza ry'u Rwanda. Yararuyoboye, yari umuntu rero w'intagondwa cyane. Icyo yaranashinzwe kinini no kugira ngo afashe RTRM urwego rwo kubona amakuru, ariko no kuza gufasha kwishakira abanyamakuru bizeye kandi b'intagondwa. Ni muri ubwo buryo bahajyanye Gaspard Musabyimana. Nigeze ukurikira ikiganiro mwatanga gato cyane mu kanya kashize. Gaspard Musabyimana ni umuntu w'intagondwa ukomoka hariya mu karere ka Gakenke, yahoze ari komine Nyamugari, aba mu Bubiligi, afite radio yitwa Inkingi ivugira kuri murandasi. Sinyivuze ngo nyamamaze, uyu ni umurozi ntimukabire bibye, ariko n'umuntu w'umutindi. Yashyizwe rero kuri RTRM na Donat Hakizimana wari warabaye umuyobozi we, kuko Gaspard Musabyimana yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda, akora muri service y'iperereza ry'u Rwanda. Bamujyanye rero kuba umuyobozi wa za porogaramu muri RTRM, nk'umuntu bari bazi neza ko akorana na bamaneko bose b'igihugu kandi azi neza iyo system. Nuko rero Donat Hakizimana yahamushyize. Murumva buri wese bamuhaga inshingano banafite icyo bamutegerejeho. Komisiyo ya gatatu, mobilisation, ubukangurambaga, abantu 9. Charles Nzabagerageza ni wari perezida wayo. Charles Nzabagerageza bavuga ko ari mu byaro Habyarimana. Ntabwo mbifitiye amakuru ahamye, biravugwa, ariko ari mu muryango we, no mu muryango we, byo nibyo. Hakaba uwitwa Jean Berike Masute Zurundi, Cyprien Ndagijimana, Aaron Ntizihabose, Bernard Munyagishari, Rege na Mukeshimana, Pierre Kayondo. Pierre Kayondo yari député, akaba yaranabaye prefet wa Kibuye, Charles Gasarabwe na Colonel Pierre Celestin Rwagafirita. Urumva kwiteka barashaka bashyiramo umuntu ufite mu rwego rw'imyanya, ufite umwanya wo hejuru. Nka Colonel Rwagafirita ntabwo yarakiri mu gisirikare, ariko yari yarabaye umuyobozi mukuru wa gendarmerie y'u Rwanda. Rwagafirita yari umuntu rero wegereye cyane regime ya Habyarimana. Icyo gihe Rwagafirita yari anafite ikinyamakuru, yari yarashinze ikinyamakuru cyitwaga Zirikana. Icyo kinyamakuru cyazirikana cyo cyakwije urwango mu buryo bukomeye. Ndabaha nimero ya 6, aho cyanditse nanone gikangura kuri gahunda yo gutsemba ya genocide. Dore yanditse cyangwa nta musirikare wari ukwiye kongera kurwana ibyitso bimuri inyuma, twiteguye kuzabafasha gutsemba ibyitso byose, byarangira tugahindukirira inyenzi. Bavugaga ibyitso ni abatutsi b'imbere mu gihugu, uzi ko byasobanurwaga gutyo, n'abahutu barwanyaga umugambi wa genocide. Inyenzi ni FPR. Urumva gutsemba abo bantu birimo iki cyamakuru cya Rwagafirita. Hanyuma komisiyo ya 4, komisiyo ishinzwe tekinike na programme, yari igizwe n'abantu 8, ikayoborwa na perezida wayo yari Ferdinand Nahimana. Umva nacyo cyahanakurikiranweho kuba yarashinzwe, yari umuyobozi wa za programme za RTRM zose. Ikabamo Venus Nshimiyimana wari umukozi wa Minuar, ikabamo François Serushyana, ikabamo Gaspard Musabyimana nababwiye mu kanya, ikabamo Frodouard Ntawurikura. Frodouard Ntawurikura yari umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu kigo cy'itangazamakuru rya leta, akomoka mu karere ka Nyamagabe. Ikabamo Joseph Serugendo namubabwiye, ikabamo Augustin Hatari. Augustin Hatari yakoreye ikigo cy'itangazamakuru Renfort, ubu ngubu mperuka kumenya aba muri Amerika. Yarapfuye? Okay. Ikabamo
Speransiya Karwera. Speransiya Karwera yari inshuti magara ya Perezida Habyarimana rwose, akaba yarakoraga ikinyamakuru cya MRND cyitwa Umurwanashyaka. Karwera ko avuka muri komine yitwaga Nyakabanda, ni hariya mu karere ka Muhanga, ariko yari inshuti ya Habyarimana bikomeye, kuko Habyarimana yaramwoherezaga kenshi mu butumwa mu Bubiligi. Niwe wari nk'umuvugizi hagati ya MRND n'ishyaka ry'Ababiligi ryitwaga IDC. IDC rero yafashaga MRND cyane mu kwigira inama mu mishyikirano ya Arusha n'ibindi byose, agahura n'uwitwaga Alain de Brouwer n'abandi. Yari cyegera cye rwose Karwera. Yewe Karwera mperutse no gukurikira uyu Venus Nshimiyimana, buriya afite ibiganiro atanze byiza birebana n'iyicwa ry'abayobozi bari kuri Repubulika ya mbere bishwe na Habyarimana. Harimo amakuru menshi biri kuri YouTube. Karwera we anavuga ko yabajije Habyarimana impamvu yishe abo bantu, agasanga ngo Habyarimana abyicuza, ariko ngo akabura uko asaba imbabazi. Ubwo birabumvisha iyo sano bari bafitanye n'ubucuti bwabo hagati. Ngira ngo mwumvise iri tsinda rigize izi komite n'izi komisiyo n'imyanya bari bafite muri leta. Ngira ngo ntawajijinganya ko RTRM yari iya leta ukurikije aba bantu nuko yari yubatse. RTRM rero yatangiye ubundi yasabye uburenganzira bwo gukora mu kwezi kwa 4 1993, niho stati zayo bazijyanye kwa noteri, iza kwemererwa, itangira ibiganiro byayo ku itariki 8 z'ukwa 7 1993. Yewe inasinyana amasezerano na leta y'uburyo izajya yubahiriza itegeko ry'itangazamakuru. Hanyuma ku itariki ya 1 z'ukwa 1 1994 itangira ibiganiro byayo mu Gifaransa, kugira ngo ijye nabwira bize ibiganiro by'ikinyarwanda bigenewe abanyarwanda batumva Igifaransa n'ibigenewe abize abentellectuel. Ibigenewe abize rero nibyo bashakiye wa muzungu witwa Georges Henri Yvon Rougiou, niyo mazina ye yose. Ikabamo n'abandi bavuga Igifaransa cyiza kabitwaga ba Philippe Mbirizi, ba Nkomati n'abandi. Igifaransa kiryoshye. RTRM rero ibi byo gushaka abanyamakuru nabibabwiye, babishinze Gaspard Musabyimana. Gaspard Musabyimana noneho akorana bya hafi na Ferdinand Nahimana, bareba abanyamakuru bo muri Orenfort babahanga bazashobora gukora mobilisation kuri RTRM, barabatwara. Nuko batwaye Noheli Hitimana. Hitimana n'umunyamakuru umuhanga uzi no kuryoshya, uzi ko yabyutsaga aramutsa abantu bo hirya no hino, ngo abo kuri Myo mwaramutseho n'iki. Yari umunyamakuru populaire cyane. Batwara Kantano. Habimana Kantano yari umunyamakuru w'umufana wa Rayon Sport, yabaga yambaye imyenda ya Rayon Sport ajya hose n'ingoma. Yari umunyamakuru uzwi ukunzwe ku buryo iyo yanimaga kuri RTRM urubyiruko rwarakurikiraga cyane kubera iyo notoriete yari afite. Bajyana Joel Hakizimana. Joel Hakizimana yari umunyamakuru mutoya, ndamuzi no muri generation zanjye ntitwiganye, ariko ndamuzi, yize muri Kristo Roi. Yari umunyamakuru udakuza ariko watanga ibiganiro neza mu Gifaransa. Ikiganiro cyitwaga Panorama, barazi kuvuga Igifaransa nuko nawe mu rurimi rwiza. Baramujyana Joel Hakizimana ajya kuri RTRM. Georges Rougiou witwa Anania Nkurunziza. Anania Nkurunziza yari yarabaye maneko, yari yarakoze nawe mu rwego rw'iperereza. Hanyuma aza gushinga ikinyamakuru cye cyakoranaga na leta cyitwa Intera, ariko kubera ubuhanga bwe baramufata nawe bamujyana muri RTRM. Kuko RTRM bahiye abanyamakuru ababahanga mu mutwe ariko no mu bugome, kugira ngo bushobore gukwira kandi babwinjize. Emmanuel Nkomati namubabwiye, Perpetua Bimenyimana, Emmanuel Rucogoza. Uyu Emmanuel Rucogoza nawe yahoze ari umunyamakuru wa Orenfort muri Presse Écrite. Yandikaga muri Agence Rwandaise d'Information. Hariho n'abanyamakuru bakomeje gukora Orenfort batagiye muri RTRM, ariko bakagirana ubufatanye buhoraho. Nababwiye Fordwari ntawe urikura, ariko si we wenyine. Hari Jean Baptiste Bamwanga, hari Tiene Karekezi. Tiene Karekezi ni mugenzi wanyu. Nubu nuko Trump yakasa amafaranga igatuma ijwi rya Amerika ritagikomeza kuvuga, ritubuza uburyo muri porogaramu zimwe na zimwe, ariko Tiene Karekezi nawe yatanze ibiganiro rutwitse.
rutwitsi kuri radiyo Rwanda muri jenoside hagati yewe na mbere yaho. Ariko yewe jye baranabimbwiye abanyamakuru bamwe buriya yari yarababujije ngo ntimugakoreshe ijambo jenoside yakorewe abatutsi. Rwose abanyamakuru bakabikubwira muri hamwe, ariko bavuga ati nujya mu ruhame ntuzabivuge ko ntituzabyemera, ariko gikurinda kuvuga nta kundi niko biteye. Karekezi hakaba Flora Kampayana. Uyu Flora Kampayana yabaye umunyamakuru mubi yakomokaga muri komine Kibirira buni mu karere ka Ngororero. Yanditse inyandiko, ni wari uhagarariye Renfort Byumba muri prefecture ya Byumba, ariko yanditse inyandiko mbi cyane mu mvaho zasohokaga buri cyumweru harimo uburozi buteye ubwoba. Hakaba bitwaga Augustine Hatana mwabwiye, Focus Fashaho, Emmanuel Ngirwa n'abagabo, Fraterne Kabanza. Fraterne Kabanza turaziranye wabona igihinda muyaga hariya, ariko yatangaza kubona umuntu wari uzi ukajya kubona ukabona yabaye umwicanyi, mwarakuranye ukabona hindutse umwicanyi pe. Yigeze kumpa rifite igihe hano i Kigali muri 91 niyo nshuro ya nyuma naherutse hano, ambona ku muhanda nteze taxi rantwara mu kamodoka ka Renfort, ariko byarangiye yabaye umwicanyi ruharwa. Kabanza Fraterne Flora Kampayana mabwi Helena Nyirabikari. Abanyamakuru benshi hari nabo mwongeye murakorana nyuma ya jenoside, binabere ku buryo iki gihugu ari cyiza mukayandaza kubabwiriza zimwe mu nyandiko. Abanyamakuru hari bahamye hano nyuma ya jenoside basubira no mu kazi, bakorora Renfort, bigira muri pension ya leta. Bashobora kuba hari abakiriho baracyahari bamwe, abandi bagenda bitaba Imana ariko barakoze hasi. Ariko u Rwanda ntako rusa rwose muri iki gihe. Helena Nyirabikari we yarafunzwe menya yaraguye muri gereza. Stephanie Nyirasafari, aba n'abantu banditse inyandiko mbi. Agenesta Mukarutamu, Veneranda Hategekimana we apfuye vuba ha. Gaspari Senzoga, Twagereza Agustini, Jean Baptiste Nubahomatse Meruka b'Igikondo hariya yarapfuye. Okay, ariko ubwo nejo bundi nabo Hakizimana Jean Baptiste n'abandi. Aba n'abanyamakuru babaye rutwitsa ariko bisaziye neza, ntumva ko muri mu bambwe bapfa imiryango yabihari. Rero kubwiza bw'u Rwanda rw'iki gihe. Hanyuma ngere kuri George Rujiyo. George Rujiyo ngiye kumubabwira uburyo yaje ahangaho, uburyo yanywanye n'iyi leta. Iyo leta Habyarimana niyo mvuga, ntabwo mvuga leta y'u Rwanda y'ubu ngubu. George Rujiyo nayibabwiye ubundi George Rujiyo mu Bubiligi yari umuntu wakoraga mu bintu bitaga action sociale, no kuvuga ni nka akazi kajyanye no gufasha abandi. Bavuga ko yari afite rwose uwo mutima wo gufasha. Noneho rero yamenyana n'abanyarwanda, kubera ko iyo tugeze i Burayi kenshi biratugora kubaho, ukajya gushaka ibene imiryango itari ya leta kugira ngo bagufashe kubona icumbi, bagufashe kubona utuntu tw'imfashanyo. Nuko rero yamenyane n'aba banyarwanda barimo abanyeshuri bahigaga, barimo witwa Papias Ngabo y'Amahina wari uhagarariye MRND mu bihugu bita Benelux, ngo no kuvuga Ububiligi na Luxembourg, kubera utwo tuntu tw'inkunga n'imfashanyo Rujiyo yabashakiraga. Noneho babishuti pe. Ngabo y'Amahina yigaga muri university yitwa Jemburu, yiga muri faculty ya agronomy. Hanyuma mu mwaka wa 1992 Ngabo y'Amahina Papias navuka muri Ngororero yatumiye George Rujiyo bazana hano mu Rwanda kuhasura. Noneho bamwereka u Rwanda, cyo gihe urugamba rwo kubohora igihugu rwari rwaratangiye rurimo. Noneho rero ni nabwo yatangiye no kumenya n'abantu muri MRND no muri system ya leta. Hanyuma asubiyeyo ugatangira kwinjira muri MRND, akorana na Ngabo y'Amahina rwose, noneho ajya muri politike nyirizina. Hanyuma muri Gashyantare 1993 igihe ingabo za FPR Inkotanyi ziza zikagera Ishyorongi hariya, icyo gihe habaye kuzisebya cyane i Burayi. Noneho George Rujiyo rero yabigiyemo, yandika amatangazo, akajya yirirwa ajyana n'izi ntara hamwe kuyakwiza hose mu Bubiligi. Ubwo urumva yatangiye kuba active wuzuye. Icyo gihe noneho ubwo muri Mata 1993 George Rujiyo yahuye na Nahimana Ferdinand, bahuririyeje mu Bubiligi. Icyo gihe Nahimana yari yoherejwe hamwe na Speransiya Karwera mu kujya gukora ubukangurambaga mu bihugu by'i Burayi. Noneho muri Gicurasi 1993 Habyarimana nawe yasuye Ububiligi, ahura noneho we nyirizina na George Rujiyo. Ko perezida yibonaniye na Rujiyo mu kwezi kwa gatanu 1993, bahura muri hoteli Hilton y'i Buruseli.
Habyarimana amushimira akazi ke keza akora kuri u Rwanda, noneho anamutumira kuza kuba mu Rwanda gukorana na leta ye nyirizina. Noneho rero Rujiyu yamwemereye ko azaza, ariko ategereje ikiruhuko. Noneho ubwo mw'amezi 2 kwa gatanu kwa gatandatu asezera ku kazi yakoraga. Noneho mu kwezi kwa karindwi 1993 George Rujiyu aza mu Rwanda yaramaze kuba umuyoboke wuzuye wa MRND. Yaje rero gusubira i Burayi gatoya, maze kugera mu Rwanda ubwo yaraje bumvikana uko azakora RTRM, asubira i Burayi gatoya, hanyuma aza kugaruka ku itariki 3 z'ukwa 11 1993 aribwo yahahamye kugeza atangiranye n'ibiganiro nababwiye by'igifaransa bya RTRM tariki ya mbere Mutarama 1994. Ngiyo muri make inshamake y'uyu Mutaliyani n'umubirigi George Rujiyu. Serugendo, Joseph Serugendo nawe muvugeho gato. Serugendo yari interahamwe, yari mu nterahamwe rwose zari zikaze. Serugendo akaba yari umuhanga mu bintu bya tekinike ya radio. Ni wari umuyobozi wa tekinike kuri Radio Rwanda. Noneho bamuha RTRM akajya abihuza byombi. Ni nawe wagiriye inama RTRM kubikoresha igomba kugura byaguzwe mu Budage, bikoresho bya RTRM. Naranabivuze ejo muri ku Gisozi ko n'amashanyarazi ya RTRM yanahujwe na Radio Rwanda nako na ya Presidence ya Republika kugira ngo RTRM itajibura amashanyarazi. Ko murabyumva ntabwo Presidence yabura amashanyarazi ntibishoboka. Ibyo byatumaga RTRM ikora igihe cyose. Serugendo niwe wari uyoboye iyo tekinike yose. Yakatiwe rero ku itariki 12 Kamena 2026 igihano cy'imyaka 6. Yarezwe kandi yemera ibyaha bikurikira uko byanditse. L'accusé a incité des gens à commettre le génocide. Bavuga ngo uregwa yahamagariye abantu gukora génocide. Icya kabiri, l'incitation était directe. Bavuga ngo kubibahamagarira byakorwaga nta rujijo biteye. Icya gatatu, l'incitation nabyanditse kabiri. L'incitation était directe nibyo. Hanyuma icya gatatu, l'incitation était publique. Kuvuga kubibahamagarira byari ku mugaragaro. Bavuga ngo byabaga nta rujijo biteye kandi bikorwa ku mugaragaro mu ruhame. Icya kane, l'accusé était animé de l'intention précise de commettre le génocide. Uregwa yabikoranye umugambi utihishiriye wo gukora génocide. Icya gatanu, l'accusé connaissait effectivement ou avait des raisons de connaître le contexte général dans lequel il a commis les infractions. Ngo uregwa yarazi neza cyangwa yashoboraga kumenya neza imiterere y'imikorere y'icyaha cya génocide. Ngibyo ibyaha Serugendo yarezwe kandi byose arabyemera anabisabira imbabazi. Serugendo kimwe n'aba bose ntabwo bigeze bafata umuhoro ngo bice. Ntibafashe grenade ngo bazitere mu bantu. Ntabwo bafashe imbunda ngo barase. Ntibafashe nta mpongano y'umwanzi. Bicishije amagambo. Bicishije inyandiko. Umunyamakuru rero akenshi yicisha amagambo, yicisha inyandiko kandi amagambo arica. None Nahimana na Barayagwiza. Nahimana na Barayagwiza ibintu bibiri kuri bo. Bo bagaragaje ubutagondwa, ariko kubera yuko bari mu bayobozi ba RTRM, Minisitiri w'itangazamakuru washinzwe itangazamakuru Faustin Rucogoza yabatumyeho inshuro ebyiri. Kubera ko RTRM yari yarasinye amasezerano na leta iyo kwirinda kuzakoresha imvugo z'urwango cyangwa zihamagarira abantu gusubiranamo mu buryo bwari bwo bwose. Ukuvuga kwirinda imvugo zateranya abantu. Byari bihari mu masezerano bagiranye. Rucogoza yabanje kubatumira inshuro ya mbere ku itariki 26 z'ukwa 11 1993. Yongera kubatumaho ku itariki 10 z'ukwa 2 1994. Bakajyana Ferdinand Nahimana, Felicien Kabuga, Jean Bosco Barayagwiza, Focas Habimana. Focas Habimana niwe wari uri kuri navuga kuri organigramme ku rutonde ko ari we muyobozi mukuru wa RTRM. Ariko ijambo rinini ryari rya Nahimana na Kabuga. Noneho aya masezerano nababwiye yari yarasinywe ku itariki 30 z'ukwa 9 1993.
y'ibyo RTRM yagombaga kubahiriza, cyane cyane ingingo ya 5 y'amasezerano dore ko yavugaga ngo RTRM s'engage à ne pas diffuser des émissions de nature à inciter à la haine, à la violence ou à toute autre forme de division. Biravuga ngo RTRM yiyemeje kutazatangaza ibiganiro bihamagarira urwango, urugomo n'amacakubiri ayo ariyo yose. Ni ingingo Minisitiri Rucogoza yashingiragaho atumira abayobozi ba RTRM abereka ububi bw'ibiganiro binyuzwa kuri RTRM. Nahimana rero nabarayagwiza iki cyaha cyarabahamye, bo bahanwe hashingiwe ku ngingo y'amategeko bavuga ko ari icyo bita responsabilité du supérieur hiérarchique. Bavuga ngo ni uruhare rw'umuyobozi ukuriye abakozi, ukuriye abandi. Bavuga ko bo bahaniwe ibyaha byakozwe n'abakozi bayoboraga kuri RTRM. Nahimana akatirwa igifungo cy'imyaka 30, barayagwiza akatirwa igifungo cy'imyaka 32 afatara akigikora. Hanyuma Hassan Ngeze we yahaniwe ibyaha mu nyandiko za Kangura, we yakatiwe imyaka 35. Abacamanza basoza urubanza rwa Nahimana dore uko bamubwiye, barusoma perezida w'urukiko amubwira ati vous étiez pleinement conscient du pouvoir des mots et vous avez utilisé la radio, le média qui touchait le public le plus large pour disséminer la haine et la violence. Sans armes à feu ni machette, vous avez causé la mort de milliers de civils innocents. Avuga ngo mwari muzi neza bihagije ububasha bw'amagambo, bityo mukoresha radio nk'igikoresho cy'itangazamakuru kigera ku baturage benshi, mukwirakwiza urwango n'ubwicanyi. Bitabasabye gukoresha intwaro z'imbunda cyangwa umuhoro, mwateje iyicwa ry'ibihumbi by'abasivile b'inzira karengane. Ngicyo Nahimana yabwiwe, ariko nabo bagenzi be bacamanza babwira ibingibi Nahimana nuko bari banazi ko niwe muntu wari umuhanga, wari warize kurusha abo bose mu rwego rw'amashuri. Nahimana yari umuhanga bihagije, yari afite PhD mu mateka, yari umwarimu wa kaminuza w'injijuke, yarazi ibyo akora, yari ideologue wuzuye rwose. Iyo tuvuga ideologue, amashyaka yose y'icyo gihe cyane cyane yagiraga aba ideologue. Buriya Parimehutu ideologue wayo wari ukomeye na Anastase Makuza. Nahimana akaba ideologue wa MRND n'abandi. Bo noneho rero reka urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, uru rubanza aho rukomereye ngira ngo murahumva, gukoresha amagambo kugira ngo wice uhamagare jenoside. Uru rubanza nirwo rwabaye urubanza rwa mbere rw'itangazamakuru n'abanyamakuru rwaciwe kuva hajyaho amasezerano yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside yo ku itariki 9 z'ukwa 12 1948. Nirwo rubanza rwa mbere kugeza na n'ubu nirwo rwonyine, kuguma nirwo rubanza rwa reference ruhari. Urundi rubanza rwari rwarabaye n'urwabaye mu rukiko rwa Nuremberg rwo mu Budage, rwabaye ku itariki 16 z'ukwa 10 1946 ku Mudage wari umunyamakuru wari waranabaye umusirikare witwaga Julius Streicher. Niwe wenyine waherutse gukatirwa mu mwaka wa 1946. Abandi babaye Nahimana, barayagwiza na Hassan Ngeze muri 2003, ndetse na Serugendo na Rujiyu nabababwiye. Mve ko aba bantu bubatse amateka ku isi, ubabiga itangazamakuru, abiga amategeko, biga aba bantu bazahora bigwa igihe cyose, bazibukwa batya nabi. Niwo murage basize, ntuzasibangara ntawe uzajya. Ndabona abanyamakuru babigana barahari rwose, niho ndi busoreze. Ariko abanyamakuru babigana bitonde, bishobora gutinda, ariko iherezo nabo bishobora kuzabageraho. Hari n'abajya banyitiranya jewe bati Bizimana nawe ni Mugesera, kanyitiranya nkariho Mugesera kuko mvuga aya mateka, nta rwango nigisha rwose. Uzabona ijambo mvuga rijyanye n'ibya Mugesera, hari ubutabera, ribira hari, nagire vuba yihuta njyaneyo. Ya sinshobora rwose kujya mwibi ngibi. Nzu ubugome bw'amagambo, nzu ubugome bwa jenoside ndabuzi, kuko nanabibaye muri ubugome bw'urwango ndabizi, nzi icyo bivuga. Abakina bagiye babireka. Ariko harabajya kuri televiziyo
n'izikorera ahangaha ibyo bakabikwiza rwose bagashekerwa, akabeshyera umuntu akamwandagaza, ntiyite ko uwabeshyera arengana kandi adakwiye kubeshyerwa. Nta muntu ukwiye kubeshyerwa no kwandarikwa, ariko n'ubu hari abanyamakuru cyangwa ingirwa abanyamakuru babikangisha, banabikora batyo. Bakwiye kujya gukoresha media, kwitonda ukigisha ariko utaroga. Kuroga ni bibi. Abanyamakuru rero benshi ba Orenforo niho ngiye kugera, sindambirana ko reka mbaho ingero. Nabwiye ko hari abanyamakuru bagiye mumvaho barandika bandika urwango. Abatutsi biswe inyangarwanda, bitwa abanzi, ariko uzi kukwita umwanzi w'igihugu cyawe, kuvuga ngo uri inyangarwanda. Umuntu yitunda inyangarwanda ashingiye kuki? Kandi basangiye ubunyarwanda bombi. Iryo jambo rero, icyo gitutsi inyangarwanda, ikinyamakuru Imvaho cyararikwije mu minwa, mu nyandiko y'abanyamakuru hafi bose ba Orenforo. Abatutsi bitwa abagome, gashoza ntambara, inkozi z'amahano. Ibyo ni imvugo zimwe na zimwe. Dore ingero zo ndagenda nzibasomera, ntabwo zikeneye ibisobanuro. Ndajya mbabwira uwayanditse, nimero y'Imvaho n'itariki yasohokeye n'akantu gatoya. Imvaho nimero 865 yasohotse ku itariki 22 Ukwakira 1990. Inyandiko ya Helena Nyirabikari yise ngo amatagisi yagize uruhare mu kunyanyagiza abanzi b'u Rwanda mu gihugu. Aravuga ngo muri ibi bihe igihugu cyacu gihanganye n'inyangarwanda zagiteye. Urumva ko inkotanyi ni inyangarwanda. Hafashwe icyemezo ko kugira ngo umuntu ashobore gutwara imodoka ye agomba kubona uburenganzira butanzwe na perefe w'umujyi wa Kigali. Amatagisi inkotanyi zarayakoresheje maze banyanyagiza abantu babo hirya no hino mu gihugu. Yongeye gusubizwaho, twaba nanone tuborohereje akazi. Umva harakora ubukangurambaga bwo kuvuga ko amatagisi yakwije ibyitso by'inkotanyi hirya no hino mu gihugu. Bwari uburyo bwo kugira ngo igihe bazatangaza ko abatutsi bakwiye kwicwa, bazaba bafashwe nk'ibyitso by'inkotanyi byahakwijwe hose. Niyo kampanye bigamije. Helena Nyirabikari, Kantano Habimana. Muri iyo nimero nanone inyandiko yise ngo inkotanyi tuzazitsinda. Ati inyenzi kimwe nka turiya dusimba turya imyenda, intare nk'uko uduco tumwe tw'inyenzi twiyitaga, cyangwa inkotanyi za Rwigema, bose ni inyangarwanda. Inyangarwanda za Rwigema zishobora kutubuza amahoro, zikadutesha abantu, ibintu n'igihe, ariko kuvuga ko zadutesha umutwe kugeza ubwo zidutsinda burundu, ndatekereza ko ari ukwisuzugura bikabije. Iki twemeza ko tuzatsinda izi nyangarwanda aho zaturuka hose ni ingabo y'umutamenwa Perezida Habyarimana yaturamburiye, umwanzi ntazashobora kugira icyo abikoraho. Ubwo ibi ndabyinsistaho cyane, mbumvisha iyo nyito inyangarwanda iri mu mvugo z'Imvaho kandi ya buri cyumweru. Numva gukora kuryinjiza mu baturage buri cyumweru, Imvaho iragira hose mu gihugu, ni ukugira ngo abaturage bafate batyo bibagemo. Imvaho nimero 866. Urumva ko ni muri 90 urugamba rwo igihugu rugitangira, kampanye y'ubukangurambaga itangiranye nabyo. Ugushyingo 1990 Yozefu Ndabamenye nta kihaba sira. Hari Yozefu Ndabamenye nawe nigeze guhura nawe akomoka ahantu bita Inyumba, hariya ni mu karere ka Huye. Inyumba ugana Icyahinda hirya y'Umunyakibanda. Dore uko yanditse, ibereye neza mu mahoro hano, ngo nta mishyikirano n'inkotanyi. Wararwanya rwose ko nta mishyikirano bagomba kugira n'inkotanyi namba. Turi mu mwaka w'1990 mu kwezi kwa 10. Dore uko yanditse, kandi ni wari umuyobozi mukuru w'Imvaho. Umva umuyobozi mukuru w'Imvaho atanze iki icyerekezo. Nta mishyikirano n'inyeshyamba. Dore uko avuga rero, ngo ntawagirana imishyikirano n'abantu bamurasa. Inyangarwanda zigomba kubanza kwikorera intwaro zazo zigasubira iyo zavuye. Bitaba ibyo ingabo z'u Rwanda zigakomeza kuzisatira, zikazisubizayo ku ngufu n'ubutwari bwinshi, nkuko kuva zahangana n'izo nyangarwanda zagiye zibigaragaza. Ngiryo ijambo ry'ibanze ry'umuyobozi w'Imvaho. Venerande Hategekimana we namenye ko yapfuye nabyumvise kuri radio, ariko nawe yabaga yakomeje abahanga. Ariko dore nawe yanditse mwiyo nimero 866 avuga ngo hari amakuru avuga ko inyangarwanda zaba zifite n'imigambi yo gukoresha ingimbi zimwe mu mayeri yose zikoresha y'intambara,
nk'uko Museveni yazikoreshaga mu ntambara yo kwigarurira ubutegetsi. Na n'ubu inkotanyi zaduteye ntizazuyaje kwambika abana imbunda ngo bose barwanye u Rwanda. Yagira ngo asobanure ko n'abana bakwiye gufatwa bagafungwa, abana b'abatutsi, ngo nabo bambikwa imbunda. Kinyamateka ndabibabwira mu kanya, kinyamateka yagezeho ivuga abagore, ivuga ko ngo abagore banatwara b'abatutsikazi ngo batwara amasasu mu bisabo. Bon, imvaho nimero 867 Habimana, ariko Habimana Kantano kamwihorere muramuzi bihagije. Nyirasafari Stefania mu mvaho nimero 867 mu gushyingo 1990 yanditse inyandiko kuvuga ngo dushimire ingabo z'igihugu. Ati kuwa 30 Kwakira abanyarwanda twari mu byishimo kuko ingabo z'igihugu cyacu zari zanesheje umwanzi. Ingabo zacu dukwiriye kuzishimira kubera ukuntu zarwanye ku bana b'u Rwanda, zagaragaje ubutwari kuko zahanganye n'abanzi. Unuvuga ko inkotanyi s'abana b'u Rwanda n'abanzi. Kubona baratsinze kandi muri bo ndetse n'abandi harimo ibyitso bigenda bibagambanira, iyo mitego yose bavumbuye bagatsinda igitero n'ubutwari bwo kurata. Nubwo intambara isa nihosheje nta kwirara, dukomeze turyamira amajanja tureba hirya no hino ko nta wundi mwanzi wasigaye inyuma. Ni ukuvuga muhiga abantu hirya no hino, abatutsi bakekwa hose mubashakisha. Ubwo murumva ko bihura na bwa buhamya baduhaye musaza Shabakaka ko yararaga hirya no hino yihisha, n'izi nyandiko zabaga zabayishyano mu kwiza urwango. Venanda Hategekimana yanditse inyandiko inenga noneho politike y'inkotanyi, ayita ngo ingirwa porogaramu ya politike y'inyenzi zaduteye. Ngo inyenzi zaduteye ziyita inkotanyi, izo nkozi z'amahano nta kindi zashakaga uretse kumena amaraso ngo zifate ubutegetsi zidamarare mu byo batavunikiye. Kuvuga ko leta yari yabo, izo mvuna muheto z'inkotanyi zirashaka iki? Ku igihugu ari icyabo, leta ari yabo, ni yacu. N'umunyamakuru imvaho ya leta. Kandi muvise ko Venanda Hategekimana ntawe bimukurikiranyeho, ntawe bimubajije, no, yarashaje, ubu ngubu afite na pansiyo ya leta y'u Rwanda. Ariko mwumve ibyo yatukaga leta icyo gihe, noneho iyobowe n'inkotanyi niyo yamuhaye pansiyo. Imvaho nimero 870 ugushyingo 1990 Flora Kampayana wundi nababwiye Kampayana. Ariko imvaho reka mbe nyihoreye kuko byaba byinshi, ibi bitegura ntazi ko iminota iri bugire. Reka noneho imvaho izi nyandiko ni ishyano kandi zamaze imyaka 4. Njya mbona rero wa muhungu Habyarimana witwa Jean Luc wazigira nyirazo ngo ni Mukiza n'abandi bakaduka ngo jenoside ntiyateguwe, barakina. Ibise nibiki? Ntabwo hari ku butegetsi bwa Habyarimana se bwase. Imvaho ni ikinyamakuru cya leta cyari ku butegetsi bwase. Radio Rwanda yari yase. None avuga ngo jenoside ntiyateguwe, baba bakina niki? Ntabwo tugomba kubibemerera. No. Kandi buriya mu Gifaransa bavuga ngo mente il restera toujours quelque chose. Uvuga ngo komeza ubeshye uko mukoresha imvugo nyinshi z'ibinyoma, kandi kenshi ikinyoma kigero kigafata kigasimbura ukuri. Bariya babikora bishaka. Iyi narrative mbi ya negationisme bayikoresha kugira ngo amateka bayagoreke, kugira ngo abato batabizi bazagera koko bumve ko ariko kuri. Niyo mpamvu mutagomba kwemera, mugomba kubasubiza no kwandika. Kinyamateka ntabwo mujya mukeka ko kinyamateka yakoze amahano. Kinyamateka iri muri bya binyamakuru byambaye impu zombi kimwe n'isibo. Ariko kinyamateka kuva aho Padiri Sibomana ayiyoboreye, Andrea Sibomana yaje asimburanya kwigendera Padiri Silvio Sindambiwe wishwe na Habyarimana. Silvio Sindambiwe ntabwo ari umutu. Silvio Sindambiwe yakomokaga ahitwa Muyunzwe, ni mu karere ka Ruhango, ariko yari umunyakuri. Yari umunyakuri. Muri kinyamateka yanditse inyandiko zamagana irondabwoko, zamagana irondakarere, zamagana akarengane. Yari yashyize igice yitaga ngo bazumva ryari. Ako kariburika kitwaga bazumva ryari kara ko kugira inama abategetsi, cyane cyane leta ya Habyarimana. Noneho bituma bamwica, baramwishe, bamusimbuza rero Sibomana Andrea. Sibomana Andrea ageze muri kinyamateka yagenze mu nshamake. Umurongo yayihaye ni umurongo wa MDR Parimehutu rwose. Ndetse abanyamakuru uriya nababwiye Sylvestre Nkubiri, Sylvestre Nkubiri inshuti yanjye, avuka Ikibeho
baramwishe. Twarandikiranaga, yansobanuriraga uburyo Sibomana yabuze uko amwirukana ariko akabatoteza, yanandika inyandiko Sibomana akazirya ntizihite, agahitisha izabitwa ba Radisirasi Niyongera n'abandi. Mbo ngiye kugenda mbaha za sitasiyo nkeya za kinyamateka zigaragaza urwango, ingengabitekerezo ya jenoside iremereye, guhamagarira kwica. Kinyamateka nimero 1331 yo mu kwezi kwa 11/1990 ngo hari abagambanyi bihutiye gusanganira izo nyangarwanda. Abagambanyi no kuvuga ni ba bantu bari barafashwe barega icyaki bahimye ngo ni ibyitso by'inkotanyi, bari bafunze, bandi bafunze nabi muri za stade Nyamirambo hariya. Ariko kinyamateka nayibise ni inyangarwanda kandi nabagambanyi. Ni ya Kiliziya Gatulika kinyamateka. Nimero 1332 yo mu Kuboza 1990 ngo inyangarwanda zaduteye zitwa inkotanyi. Kinyamateka nimero 1338 zo mu kwezi kwa mbere 1991 ngo mu gihugu hari abashyigikira abavandimwe babo b'impunzi kandi biyemeje kubatera inkunga bagamije guhirika repubulika. Bamwe mu batutsi bashyigikiye ibyo bitero kuko bizeye ko bazasubizwa ku butegetsi no kwihorera. Indi mpamvu ituma isunika abatutsi mu guhimba ubwoko, ubwo bariho aratoteza abatutsi bashoboye guhindura ubwoko, ngo no gushaka gucengera no kuba ibyitso by'inyenzi ku buryo bworoshye, harimo guharabika abatutsi rwose. Nimero 1339 ngo byaravuzwe kandi ntibyanyomojwe ko amafaranga inyenzi zaguze imbunda zo kudutsemba amwe yaturutse mu Rwanda anyujijwe mu ntoki z'ibyitso. Iteka jenoside ushaka kuyikora afata abashaka kwica akababeshyera ko bashaka gutsemba, abariho akangurira ko bakora jenoside, kugira ngo abakangurira ko bakora jenoside babyitabire bumva ko ari ukwirengera. Ngiyi rero ni strategy kinyamateka nayo ikoresha, ko inyenzi zaje zije kubatsemba, gutsemba abahutu, ko abahutu rero bagomba kubatanga. Bo 1340 abanyarwanda babishoboye bafatanyije n'ingabo z'igihugu kurwanya umwanzi, haba mu gutahura ibyitso, haba mu kwiyandikisha mu kujya mu ngabo z'igihugu ku basore, haba mu gutanga umusanzu, haba mu nyandiko zisobanura uko ikibazo cy'inyenzi giteye. Noneho ni kinyamateka 1332 ivuga ku rupfu rwa Rwigema, inishimira yuko ngo no mu seminari nkuru ya Nyakibanda abaseminari bitegura kwiha Imana nabo babyishimiye cyane. Dore uko babyanditse aka kantu karansetsa buri gihe nkagezeho, ngo abo basore bitegura kwiha Imana bamuvumanye ingufu z'umwuka wera, babikuye ku mutima bati uri inyana y'imbwa Rwigema we. Iki ni ikinyamakuru kinyamateka cya Kiliziya Gatulika mu nyandiko ziyoborwa na Padiri Andreas Sibomana. Ubu ngubu iyo tuvuze Padiri Andreas Sibomana, imiryango nka Reporters Sans Frontières, za Amnesty International barahaguruka ngo turamwikoma, ngo turi natwe mwironda bwoko. Aba bantu bigeze basoma ibise, ntabwo bumva ikinyarwanda. Sibomana muri babandi bakora gutuntu twiza, yagiye mu muryango wahaniraga uburenganzira bwa muntu witwaga ADR, akajya agira utuntu yandika tuzima tugaragaza abantu bishwe. Ariko izi nyandiko ze n'ikinyamakuru yarayoboye nacyo cyari mu bishishikariza iryo yicwa mu mayeri. Ariko iyo miryango y'ama ONG za Human Rights Watch ubu ziramuvugira rwose, ubukoze kuri Sibomana bakumara, menya ahubwo bazanyima visa kubera ko ndabizi ko mbo. Ariko reka nkomeza 1344 ngo byaragaragaye ko inkotanyi n'inyenzi zahunze revolution. Ngo bano bagiye kwandika ko impunzi z'abatutsi zahunze amahoro, na demokrasi. Abyandika atyo ngo byaragaragaye ko inkotanyi n'inyenzi zahunze revolution n'ishingwa rya demokrasi no gutsinda kwa rubanda nyamwinshi muri 1959, kandi ko zitigeze zihanganira ku butegetsi bushyirwa mu maboko ya rubanda nyamwinshi. Barabitira wahunga demokrasi, wahunga amahoro, bahunze ubwicanyi, bahunze gutwikirwa. Ariko dore uko kinyamateka ibyanditse 1300. Noneho bakanageraho bakanandika mu 1339 ngo abo bantu banduye imico mishya y'abanyamahanga. Impunzi zaranduye
ngo banduye imico mishya y'abanyamahanga. Tuvuga ko inkotanyi si abanyarwanda bazima baranduye. Kuvuga gutyo bivuze ngo umunyarwanda wundi uri imbere mu gihugu nahaguruka abo bantu arwanye abo bantu banduye, kuko baje kwanduza rubanda nyamwinshi, baje kubatwarira igihugu. 1344 ngo iyi ntambara turimo ndahamya ko ari intambara y'amoko. Inkotanyi zibasiye abahutu zinabacyurira ko batumye base na basekuru b'inkotanyi bahunga. None se sibyo bahunze ndetse. Ariko agakomeza ngo iyi ni intambara abatutsi bashoje kugira ngo bisubuze ubutegetsi banyazwe na revolution y'abaturage, kugira ngo babone uko baryoza abahutu ibyo bakoreye abatutsi 59, 63 na 73. Icyo abahutu bibagirwa nuko abatutsi batazaruhuka, mu byumve neza, nuko abatutsi batazaruhuka badasubiranye ubutegetsi, maze ngo barikoroze, uretse ko umubare nyamwinshi w'abahutu utazatuma babigeraho. Ibyo abanyarwanda bo hanze bagomba kwiyumvisha nuko ikibafitiye akamaro ari ukubana neza n'abaturage b'ibihugu byabakiriye. Ariko mwari muzi ko kinyamateka yanditse ibintu mwari muzi zakangura, nahisemo zakangura tuzihorere. Ubu mbabwiye iby'isibo nabyo twajya, ariko kinyamateka 1338 ngo ibyo ari byo byose twagize Imana. Aha naho muhumve, twagize Imana iyi ntambara yazanye ubumwe bw'abahutu. Bako batangiye gukora mobilisation, abahutu bishyire hamwe bahanganye n'umwanzi. Ntabwo ari abanyarwanda bose, abahutu nibishyire hamwe. Twagize Imana intambara yazanye ubumwe bw'abahutu. Niyo twahangana rero dushingiye ku turere, ku moko n'ibindi, nta kibazo kirimo. Nimero 1339 noneho rwose barerushye ngo jewe simbona ubumwe hagati y'abatera n'abaterwa aho bwaba bushingiye. Abategetsi bakwiye gusamira hejuru iyo ngabire Imana ihaye u Rwanda, maze kuva ubu bakirinda ikintu cyose cyakongera guca abahutuma ibice, kuko uyu ari wo mutego w'umwanzi. Icyo bita ingabire Imana ihaye u Rwanda, MDR yari imaze gushingwa. Itegeko ryemera amashyaka menshi, nako itegeko nshinga ryemera amashyaka menshi ryagiyeho muri Kamena 1991. MDR bya mbere niyo yabaye ya mbere mu guhita ishingwa. Kinyamateka si byandika ibyishimira ko ari ingabire Imana ihaye u Rwanda, kuba parlement utigarutse. Nimero 1339 niyo maze kuvuga. None 1340 baravuga ngo bimwe mu byiza bya parlement hutu nuko idahatira abanyarwanda ubumwe budashoboka. Bimwe mu byiza bya parlement hutu nuko idahatira abanyarwanda ubumwe budashoboka. Vuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda ntibushoboka, kandi kinyamateka ntabwo ibwigisha, ntibushaka, ntibubaho. Yewe bigeze rero kuri Ndadaye. Perezida Ndadaye yishwe i Burundi. Icyo ni ikibazo kireba i Burundi rwose. Kinyamateka niyo bishingiyeho ikangurira ya magambo Karamira yavuze ya Hutu Power. Kinyamateka 1404 irandika ngo ukoze mu nda y'u Burundi abakoze mu nda y'u Rwanda. Abishe Ndadaye batwambuye urumuri twari dukeneye. Abakunzi ba demokrasi tubaye imfubyi. Inyota Ndadaye adusigiye ntawe uzayicubya. Kinyamateka nimero 1408 yo muri Mutarama 1994 yo yanditse yishimira rwose ishyigikiye igice cya Power cyari cyobowe na Kambanda. MDR maze gucikamo ibice, Kinyamateka nayo yashyigikiye icyo gice cya Power. Bageze naho ndangiriza Kinyamateka ko nababwira byinshi kugira ngo ndangize tukomeze ibindi. Bageze naho Kinyamateka igaragaza ko genocide ishobora kuba, kandi ko genocide ishobora kuba n'igisubizo cy'ibibazo bya politike. Barandika ngo muri nimero 1404 yo mu Kuboza 1993 ngo hari uburyo bwinshi bwo guhosha amakimbirane. Uburyo bumwe nuko igice kimwe kirukana ikindi cyangwa kikagitsembatsemba. Hari uburyo bwinshi bwo guhosha amakimbirane. Uburyo bumwe nuko igice kimwe kirukana ikindi cyangwa kikagitsembatsemba.
rwose murumva atari gukangurira guhamagarira gukora jenoside ku mugaragaro. Hanyuma dukuremo iki rero, kandangize izi nyandiko ni nyinshi pe, ariko ntimukeka ko ndiho mbibabwira wahita ubibona muri za titire nini bagendaga babicengezamo hagati cyangwa mu nyito imwe n'imwe, ku buryo usoma inyandiko ubutumwa ukaza kububona ujya nko gusoza ifite aho yakuganishije, ariko yerekanye ko ngo iri mu murongo wa demokarasi. Ariko kinyamateka yaratwitse, kandi kinyamateka nicyo kinyamakuru icyo gihe cyageraga hose mu Rwanda kurenza n'imvaho. Cyageraga muri za paruwasi zose gaturika, kikagera muri za santarari gaturika, abakuru b'inama, abarejiyo, imiryango remezo bakajyana kinyamateka, abarimu bagahabwa kinyamateka ku mashuri yabo bakabyigisha abana. Yageraga hose. Turavanamo iki? Icyambere kangerageza nabibabwiye muri urubanza rwa Baragwiza ngeze Rujiyu n'abandi, nuko kwica binakorwa hakoreshejwe inyandiko, hakoreshejwe amagambo, hakoreshejwe imvugo. Kwica kandi naho bitangirira, jenoside naho itangirira. Cyo ni kimwe rwose. Cya kabiri nuko mu gihugu cyabayemo jenoside gifite amateka akakaye ya politike y'irondabwoko, irondakarere na jenoside yakorewe Abatutsi. Nta munyamakuru, nta munyapolitike, nta muntu uwo ari we wese wagombye kwitwara nk'aho ari mu gihugu kidafite uyu mwihariko. No, rwose biragaragara hari abanyamakuru abiyita abanyapolitike n'abandi bafite umurengwe pe, batazirikana, batita ku mwihariko w'amateka y'irondabwoko na jenoside yakorewe Abatutsi n'ubukana bwayo yabaye muri iki gihugu. Wavuga Ingabire Victoire, nigeze kuvuga Ingabire Victoire ejo bundi, noneho ikinyamakuru Igihe kibikoraho inkuru. Navuze Ingabire Victoire mvuga ibyaha yahamijwe n'inkiko, ariko hari abanyamakuru bagiye baranyikoma kubera ko navuze umuntu w'inshuti yabo, umuntu abaha amafaranga, ariko ukavuga ibyaha Ingabire yakoze byamuhamye mu rukiko. Ntabwo ari by'umubeshyeye. Ingengabitekerezo ya jenoside negation byaramuhamye mu rukiko burundu. Ahabwa imbabazi na nyakubahwa perezida wa repubulika, za mbabazi arazangiza, asubizwa mu igororero kubera ibyo ngibyo. Azabanza arazi icyo cyaha cyamuhamye, hanyuma akurikiranwe ku bindi. Ariko ugasanga hari abanyamakuru, umunyamakuru ujya kurengera ibyaha byakozwe na Ingabire. Ntawatandukaniye na Rujiyu, ntawatandukaniye na Nahimana, ntawatandukaniye na Baragwiza, ntawatandukaniye na Serugendo. Mw'iki gihe pe, kandi birahari. Ntimubibona se? Bari naha. Uwo munyamakuru azi u Rwanda arimo, aho rwavuye, aho rugeze, aho rwifuza kugana, aho rugomba kurinda abana barwo kutazasubira muri 1994. Ariko kubera ko YouTube zoroheje ibintu ngo kubona views nibyo bibaha amafaranga, oya nta gukina. Ko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riduha inshingano mwiranga shingiro zivuga ngo twibuka jenoside yakorewe Abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni, twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Ibi byagombye kuba nk'ivanjiri, guhora wibuka jenoside yakorewe Abatutsi n'aya mateka. Ukuje ku kazi, ukugiye gufata ijambo, ukavuga uti ndi mu gihugu kiri muri aya mateka cyanyuzemo, kandi itegeko nshinga rimo inshingano zo kuyabungabunga no kwirinda kuba nayasubizamo abandi. Reka rero nsoreza ahangaha, ndarangiza nongera kubashimira yuko mwarantumiye, nagize amahirwe mbona umwanya ndaza kwifatanya namwe. Mwigira ko abanyamakuru beza barahari, mwabavuze rwose, n'abanyapolitike bazajya bigira ku munyapolitike nka Faustin Rucogoza wahamagaye izi ntagondwa. Yari umuhutu, yashoboraga kuba nkabo uko babahamagara ngo abahutu bose nibishyira hamwe, ariko abahutu b'intwari banze kujya muri uyu murongo w'urwango w'irondabwoko w'ingengabitekerezo ya jenoside. Baba intwari, barengera ukuri, baricwa. Bagomba no kutubera urumuri yuko burya nta cyaha gikorwa n'itsinda ryose, cyaha gikorwa n'abantu identifiable individu zingize. Umuntu nka Rucogoza
ni umuntu tukwiye kujya tuzirikana mu itangazamakuru pe. Bamwiciye umugore, bamwicira abana bose, bana 5, umuryango urazima. Avuka hariya ku Rwesero muri komine Giti. Prefe wa Kibungo Godefroid Ruzindana nawe nuko. Godefroid Ruzindana yanze gukora genocide Ikibungo, mujyi wa Kibungo, nawe baramufata baramwica n'umugore n'abana be. Aba bagabo n'aba bagore barengeye umwuga wabo, bakaba intwari, bakaba imfura, babaro batubera urumuri, bitume nabo bashyigikira urwango n'ironda bwoko n'ibindi byose babivamo, bumve Rugamba byababwiye ngo ntumpeho, bikina. Nibareke u Rwanda rukomeze rutera imbere, u Rwanda rukomeze rwiyubake, u Rwanda rukomeze rube igihugu kitazongera gutemba mu maraso namba. Mugira amahoro.